Bivugwa ko ngo hari abantu bakoranaga na Kazungu muri Kenya, gusa ibyo byo nta gihamya bifitiye, ni ibintu numvise gutyo. Bakoranaga muri Kenya. Abo bantu bafite kesi no muri kote ya Kenya, ndibaza ko n'uyu munsi bo bagifunze. Abo bantu bakoze iki? Hari umudamu, hari umukobwa witwa Cheptaki yaje kuba mu Rwanda muri 2019 na 20 gutyo. Izina Eric. Ngewe naribonye kuntuze kuri aya masezerano yagiranye na nyirinzu. No handitse Somana Eric kuri aya masezerano. Ariko noneho kuri mobile money kwa kundi ugiye kumwohereza amafaranga hazaho Nshimiyimana Joseph. Kuwa gatandatu umukobwa yari umudivantiste, afata Bible aravuga ati yenda tugiye kugenda nta nubwo bifata akanya kanini, turaza kuvayo mpita nca kwikanisa, duhita duca mpita njya ku rusengero nyine ngasenga. Noneho ba bantu baza kumuhamagara bo mu gitondo kuwa gatandatu no bamwihamagare saa 2 z'igitondo. Baramubwira ati noneho bamubwira aho bahurira, ya umukobwa arambara n'agasakoshi na Bibiliya aragenda ngo agere aho bavuganye, abona haje imodoka y'umukara nziza kabisa. Yinjiramo, kwinjiramo ngo abasore bahita bamushyira hagati. Nukuvuga ngo umwe yavuyemo nyine arafungura, umukobwa yinjiramo asanga harimo abandi babiri. Nukuvuga ngo hari umwe uri kuri vora utwaye, hari n'undi uri inyuma na wa wundi uri hanze. Nukuvuga ngo bari batatu mu modoka. Umukobwa yinjiyemo bahita baba bane, ariko batatu bicara ku ntebe y'inyuma, umukobwa umushoferi we ajya imbere. Umukobwa abona ko aferi riseriye, arangije aramubwira ngo mbabara winyica, ngo reka mbanze senge. Undi ati ibyo byo gusenga hano ntabikora. Umusore kumwereka ko ari serious, ahita afata ya myenda yari yambaye y'agakanzu arayica, ni kariso arayica. Arangije atangira kumusambanya mu kibuno. Amusambanya mu kibuno. Umukobwa aramubwira ati basi winsambanya mu kibuno, nsambanya bisanzwe mu gitsina. Umusore ati oya, akomeza kumusambanya mu kibuno. Umukobwa ava amaraso menshi cyane, ariko nta nubwo ahamagaye mama we, ahubwo ahamagaye ngo umuhungu wita Eric. Urumva witwa Eric ngo babanaga mu gipangu, ngaramubwira ngo ahita amubwira ngo mbabarira. Abivuga vuba ngo mbabarira, ngo ushake ngo uhamagare DCI ngo babwire ngo ba tracking iyi namba nyine yi. Ati ba tracking iyi namba hantiri nanjye niho ndi nashimuswe sinza ahantu ndi. Umuhungu amaze kumurongora aho ngaho muri ka kumba, arangije afungura umuryango amujyana mu kandi kumba ka kabiri. Ageze mu kandi kumba asanga hari abasore babiri, urumva yambaye ubusa, bamwambaye nyine bamuciriye imyenda. Ikindi cyumba asangamo abasore babiri barimo kunyura urumogi. Abo basore ngo uwo mukobwa yabonaga ko nta na gahunda bafite kumurongora. Reka ubanza uriya wa mbere we gahunda yarafite ari ukumurongora, abandi batari ukumurongora. Ageze muri icyo cyumba abasore barimo bari kunywa urumogi, yagiye abona amaraso kuntuze ku rukuta uraho, abahungu bari kunywa urumogi ngo baseka nka bya bintu byo muri filime. Umukobwa urumva yazenze kaye, yagize gute, ahita abona ko nta yindi gahunda. Aravuga ati mumbabarire mbanze senge. Umwe aramubwira ngo aho senga. Umukobwa aratangiye ajya harasenze, none asenga kubita amavi hasi nyirasenga atabareba. Kureba kuri cya gitanda babasore bariho, abona hasi munsi y'igitanda harimo imitwe 6 y'abakobwa iciye amajosi, nyine ari imitwe baciye bakayisiga mwaho ngaho. Ariko none bananavuga ngo bo nta nubwo icyo bari bagambiriye cyane ari amafaranga, kuvuga ngo baracuruza imitwe, ahubwo icyo bari bagambiriye cyane kwari kunywa amaraso y'abo bakobwa. Iyi story uwo mukobwa uwo ngo rumva yagize ibibazo, yahise anafata decision. Ubu tuvugana yagiye uyu munsi ni kuwa gatanu nibwo afurayinze ajya Australia, ajya kwibera Australia. Yahise avuga ati Afurika, mbese yahise ahabuka, yagurisha ibintu bye byose ahita yegenda kuba muri Australia. Ikindi hari amakuru ari kugenda avuga ko Kazungu ngo kuri account ye ngo hariho miliyoni 24 ziri blocked, ziri block.
ibaze ku muntu kumuha iminota nka 30 ati tekereza ku bantu wishe tubwira mu byukuri ni bangahe iminota ishize ati tinananiwe kubabara ati ni benshi pe dushobora kuza kumva Kazungu yiyahuye simbabeshye kubera ko dushobora rwose kuza kumva itangazo rivuga ngo Kazungu yiyahuye yiyahuriye yenda muri kasho ntabwo ari bwo bwa mbere arakoze human trafficking reka mbahandi makuru ntabwo rero ubundi nari nzi ko ibintu bya Eric ku bwanjye ntazongera kubivugaho ariko nagiye kubona ninjoro ahagana mu masa byari nka saa 7 gutyo njya kubona mbona icyakorana banje kubona mbona abantu banyandikira message auto screenshot n'ibiki bisanzwe gutyo ariko nonza kubona nimero y'ingandira mpamagaye kuri WhatsApp yashyizemo ahita nyine ntabwo twize ducataho na rimwe ariko yahise mpamagara direct so ati amakuru tini meza ariko yavugaga ijwi ry'umudamu uwo muntu yavugaga ijwi ry'igitsina gore mu Kinyarwanda ati meze bite ni sawa ati none se niwe Kamenyego ati rero nabonye ikiganiro wakoze avuga kuri Kazungu ati none se ati Kazungu ndamuzi ndamubwira umuzi gute se ati ndamuzi ambwira amakuru menshi icyakora ku bwanjye hari byo nabashe kwanalizamo ariko nyuma yaho ubwo yankanguye ntabwo nabaye nkiryama naje kubona andi makuru ndetse menshi cyane ninkubwira ngo ibintu bya Eric ni birebire bya Kazungu ni ikintu kinini cyane byanteye gucukumbura ngera ku bintu byinshi udashobora gutekereza wowe ubwawe abantu bari kugenda bavuga ngo nigize ngo abantu bari kugira ngo ribi zakora ikinga amaperereza reka nkubwire habaho ubwoko bubiri bw'amaperereza habaho investigation ya ribu nk'ubugenzacyaha cyangwa se polisi bo babikora kuri papasi yo kugira ngo batange ubutabera cyangwa se kugenza ibyaha nyine hakabona investigation y'abanyamakuru bo bakora investigation kugira ngo batange nyine amakuru icyo bita abanyamakuru bakora inkuru z'ubucukumbuzi cyangwa se ziperereza cyangwa se za investigation bakora investigation nyine hari amazina nkangahe nk'atatu nabashije kubona dore ibi ngibi ari amasezerano ya Kazungu na nyirinzu ari amasezerano ya Kazungu na nyirinzu hari n'izindi mpapuro nyinshi hari ibipapuro byinshi nagiye mbona byose ndaza kubabwira hari amazina ubundi Kazungu abantu benshi bari kuvuga ngo Kazungu Denis Kazungu Eric ibintu nk'ibyo ku byangombwa yaba passport yaba kuri ku byangombwa bya leta ahabwa na leta handitseho Kazungu Denis izina Eric njyewe naribonye kuntuze kuri aya masezerano yagiranye na nyirinzu no handitse Sibomana Eric kuri aya masezerano ariko noneho kuri mobile money kwa kundi ugiye kumuhereza amafaranga hazaho Nshimiyimana Joseph iryo zina Joseph muryandika ahantu Nshimiyimana Joseph Sibomana Eric Kazungu Denis gusa abantu benshi bari kumwita Kazungu Denis Eric Kazungu Eric Denis something like that we ubwe yivugira ko nta babyeyi agira ari imfubyi ariko mu bantu benshi bari kugenda bavuga n'umwana wa Rwahama n'umwana w'iki n'umwana utarakure mu bibazo n'umwana wagize gute fine Eric Kazungu yenda ninza gukoresha Joseph ninza gukoresha Eric ninza gukoresha Denis ninza gukoresha Kazungu muze kumva ko ari uwo ndi kuvuga kubera ko amazina ye nyine ahantu hose bigaragara ko ari we Kazungu Denis Sibomana Eric Nshimiyimana Joseph ayose
ni amazina ye yabaye muri Kenya. Ni amakuru nahawe avuye muri Kenya kugeza ubwo ngiye kujyayo. Muri iyi minsi ndashaka kujyayo muri Kenya, njya ahantu yabaga. Hari inkuru ngiye kubabwira muraza kumva bifitanye isano n'ibintu nshaka kujyayo. Ntago mbikonfirimye kubera ko ni amakuru navanyeyo, ariko nzajyayo kuri tele muri iyi minsi rwose. Ntago bizageza kuwa kangahe ntarajyayo ngiye kureba ibyo ari byo. Yabaye mu gihugu cya Kenya, ahantu bita muri county. Kenya bagira ibintu ngo by'ama county, byo nakwita yenda nk'akarere, sinzi niba nabyitana nk'akarere, bo bagira ama county. Yabaye muri county ya Kiambu. Aba muri county ya Kiambu. Aba none ahantu bita ngo muri Kiambu town. Yabanje kuba Juja, aho bita Juja, aza kuhava ajya Ruyiru, hose ni muri Kiambu, ngaza gusoreza muri Kiambu town. Njyewe hari umumama, reka simuvuga izina, ntabwo ndi bumuvuga izina kubera ntabwo ndi bumuvuga izina. Ni umunyarwanda uba muri Kenya. We yampamagaye, uko ndakubwiye ngo icyo gihe bampamagara uwo muganda kankangura, nari urumva ibitotsi byabuze, nkomeza nivugana n'abantu. None umumama yaje kumpuza n'umudamu n'umukobwa witwa Diana. Diana we n'umunyakenya, ubyumve neza. Diana n'umunyakenya, ariko umumama yaje kumpuza n'uwo mudamu. Diana afite murumuna we witwa ngo niba Cheptaki, izina yavuze nk'iryo ngiryo, ngo nuwo muri tribe z'abakalenji, ni ama tribe nyine yabo, nka Ruto ntekereza ko ari umukale, mbese ni ama tribe. Bivugwa ko ngo hari abantu bakoranaga na Kazungu muri Kenya, gusa ibyo byo nta gihamya bifitiye, ni ibintu numvise gutyo. Bakoranaga muri Kenya. Abo bantu bafite kesi no muri koti ya Kenya, ndibaza ko n'uyu munsi bo bagifunze. Abo bantu bakoze iki? Hari umudamu, hari umukobwa witwa Cheptaki yaje kuba mu Rwanda muri 2019 na 20 gutyo. Noneho ngo amaze kuba mu Rwanda aza kuhakunda. Amaze gukunda mu Rwanda aravuga ati reka subira iwabo, ajye kugurisha ngo utuntu ngo azakore business mu Rwanda, kubera ko yumvaga ari ahantu heza yahakunze. Kuri ku mbuga z'uwo mukobwa nazikurikiye, hari ahantu usanga nataginga, hari nkaho yashyize ifoto y'umujyi wa Kigali, aravuga ngo ari gutaginga abanyakenya n'abatanzania, avuga ngo ngiyi ngo ni yaravuze ngo yaranditse ngo abanyakenya ngiyi ntabwo ngo ari London, ngo ahubwo ngo ni Kigali, ngo ntimwibeshye ngo ntabwo ari London, ngo ni Kigali, kubera afashe ifoto nyine ataginze abo bene wabo b'abanyakenya. Bigaragara ko ari umuntu wakundaga igihugu cy'u Rwanda. None ngo agezeyo agiye kugurisha nyine bya bintu bye iwabo ngo azagaruke, ariyo gutyo mama waza kurwara. Mama waza aje kurwara, biba ngombwa kadahita agaruka. Biba ngombwa ko nanone abaretse kugurisha ibintu, kuko yaravuga ati reka mbanze nite kuri mama, nzagaruke nzajye mu Rwanda ari uko nyine ibintu bimaze kuba sawa. Mama mbona ko aho umusize, aravuga ati yenda nshobora kugurisha nkanagumanga ugasana n'amafaranga nyinshi. Umukobwa atangira gahunda yo kuzajya agurisha imboga, amananasi n'ibiki nyine bibaze kure, ugenda ubisavinga mu ntuza mu ma offices mu mujyi wa Nairobi. Noneho ngo yaje kugera muri office imwe, yinjiyemo asanga abantu baricaye nk'abantu bari muri office bisanzwe nyine baha service, ati ndagurisha imbuto n'ibiki saa sita. Baricara barya imbuto, barangije baramubwira ngo ese muko warize? Undi ati narangije high school. Ati wize bikize? Ati nyine ibintu bya comptable, ibintu bya comptabilité nk'ibyo. Barangije ngo abasore baramubwira ngo dufite ikigo cy'ishuri twigisha, nyine bakoze ikigo cy'ishuri bigisha abana. Ati wazaza none ukatubera comptable ukava muri ibyo bintu byo gucuruza amananasi n'ibiki? Mukobwa ati yo namwaba mukoze, ati nta kibazo. Barangije yari kuwa kabiri,
baramubwira ati noneho kuwa gatanu nibwo abandi bazakora interview, ati noneho wazaza. Aravuga ati nta kibazo. Kuwa gatanu ntiyagiye mu kazi nyine kwa bya bintu byo gucuruza, yarabyutse aritayarisha atagiye muri interview. Arangije hamagara abantu kuri telefone, yabahamagaye ngo amasaha agera muri 3 batamwitaba. Icyakora bigeze saa 11 z'ijoro z'umugoroba baza kumuhamagara, mubwira ati so twiriwe turi busy, ati uyu munsi twakoresheje abandi, atariko byari by'umuhango, wowe ati wowe nubundi ntabo twasagwemo, nta muntu twahaye mwakazi kwa kugira ngo turangize umuhango, wowe ejo mu gitondo uzaze uhita utangira akazi, tuzajya kukwereka mu gihe abanyeshuri batabatize, tukwereka uko ikigo kimeze, offices n'ibiki, none kuwa mbere uze mu kazi. Umukobwa ati mana yanjye. Ahamagara uwo mukobwa, ahamagara mukuru we witwa Diane. Diane yari inshuti y'uwo mumama, uwo nguwo w'umunyarwanda wampamagaye. You get? Aramubwira ati sha murumuna wanjye yabonye akazi, ati baganira nyine gutyo. Banashima Imana, ngo barasenga bashima Imana rwose. Kuwa gatandatu umukobwa yari umudivantiste. Afata Bible aravuga ati yenda tugiye kujyana nubwo bifata akanya kanini, turaza kuvayo mpita nca kwikanisa, duhita duca mpita njya ku rusengero nyine ngasenga. Ibi ndi kukubwira nzabizanira video umuntu ari kubikonfesinga muri iyi minsi mikeya. Noneho babantu basa kumuhamagara bo mu gitondo kwa gatandatu no bamwihamagare saa 2 z'igitondo. Baramubwira ati noneho bamubwira aho bahurira, ya umukobwa arambara nakabona gasakoshi na Bibiliya aragenda, ngo agere aho bavuganye abona haje imodoka y'umukara nziza kabisa. Yinjiramo, kwinjiramo ngo abasore bahita bamushyira hagati, nuko ngo umwe yavuyemo nyine arafungura, umukobwa yinjiramo asanga harimo abandi babiri, nuko ngo hari umwe uri kuri vora utwaye, hari n'undi uri inyuma na wa wundi uri hanze, nuko ngo bari 3 mu modoka. Umukobwa yinjiyemo bahita baba 4, ariko 3 bicara ku ntebe y'inyuma, umukobwa umushoferi we ajya imbere. Baratwaye imodoka bava mu mujyi Nairobi, muri Nairobi County bajya Kiambu, bagiye kumwereka izo office aho iryo shuri riba. Umukobwa yumvaga nta kibazo, ngo n'ukuntu yarabarebaga yabonaga ari abantu beza rwose, babasore bafite amafaranga bakeye, nta kibazo. Bagenda bamugariza neza bati buri Imana burani we yapointinze nyine, ati buri twari tumaze igihe dushaka umukozi, ibintu nk'ibyo. Baragenda noneho mu Nairobi, navuga ngo kubera ko navuga ngo yenda n'umujyi ku bwanjye nahageze nahabaye igihe gitoya, ntabwo mpazi cyane, ariko ntekereza ko bashaka ko baradusizemo gakeya. Baba mu bintu by'ama flats, no kwa ngo bagenda baba nyine sinzi niba mubona nk'uko kwa abo bantu uyu mudugudu wa Busanza, ko abantu batuye muri Busanza, umuntu agenda kodesha icyumba nyine mu ma etage, ariko ugakodesha icyumba nuko nguko. Noneho ntabwo biragoye ko umuntu yafata etage yose nga ikodeshe wenyine, kuko buri wese akode abari mu ibyumba 2 na salo, ibyumba 3 ibyumba 2, icyumba kimwe n'icyo bita ngo bed sit. Noneho baragenda ngo agiye kubona wa mukobwa, abona bageze kuri etage iyo imeze nk'izo abantu babamo bisanzwe, baraparitse muri Kiambu hahandi nakubwiye Dennis Kazungu yabaga. Bafunguye ngo kuri iyo gate babandi babiri, umushoferi n'undi umwe wa wundi wari wasigaye mu modoka, bo basigaye mu modoka. Noneho umukobwa ava mu modoka na wa musore aramubwira ati noneho twinjiremo, ati shuri, ati hano niho ama office, amubwira iyo etage, ngo urumva ngo ikigo kinini gutwara mu bintu byinshi, ngo ariko noneho ngo ikigo cy'abana kiri inyuma y'iyo etage. Umukobwa arinjira, noneho bafunguye gate ngo umusore, urumva ya modoka yahise igenda, bafunguye gate ngo umusore yahise afunga n'ingufu nyinshi cyane urugi. Umukobwa agira ubwoba, aramubwira ati kufunga cyane n'ingufu bimeze bite. Undi aramubwira ngo ahita ahinduka,
ngo none aha ngo ni ngewe ugufite. Barangije bava hasi nyine bazamuka bagera mu ka etage kari hejuru, no kwango kuri floor ya mbere. Bagize kuri floor ya mbere binjira mu cyumba cyari kiraho. Mu cyumba cyari kiraho ngo umukobwa yasanzemo harimo igitanda kimwe. Wa musore binjira mu cyumba, umukobwa urumva n'ubwoba n'iki. Umusore aranje aramubwira ati ubu ni ngewe ugufite, kuramwe imyenda. Umukobwa ati ntabwo nayikuramo. Ategeka ko nyine ari ibintu by'imikino, ati ntabwo nayikuramo. Wa muhungu ava mu nshyebyiri aramukubita. Umukobwa abona ko aferi riseriye. Arangije aramubwira ngo mbabara winyica, ngo reka mbanze senge. Undi ati ibyo byo gusenga hano ntabikora. Umusore kumwereka ko ari serious, ahita afata ya myenda yari yambaye y'agakanzu arayica, ni kariso arayica. Arangije atangira kumusambanya mu kibuno. Amusambanya mu kibuno. Umukobwa aramubwira ati basi winsambanya mu kibuno, nsambanya bisanzwe mu gitsina. Umusore ati oya, akomeza kumusambanya mu kibuno. Umukobwa ava amaraso menshi cyane. None umukobwa abona ko gahunda bafite ari ashobora kuza gupfa. Nibwo yamubwiye ati noneho mbabarira mpamagare mu rugo basi mbabwire ntibirirwe banashaka, mbwire mama basi nanamusezere. Umusore ati twebwe uzi ko tutagira ba mama se, ati natwe barapfuye twese, ati nta muntu numwe twese hano, ati nanjye ureba nanjye narifite ababyeyi, tikunda ati mama wawe se nibiki. None umukobwa ngahita mubeshya ati noneho mfite umwana nabyaye mu rugo, yagiye ku ishuri muri bira bya weekend, ati mbabara basi mpamagare mama agenda mufate, kuko nijye ujya kumufata umwana basataza kubura umuntu ujya kumufata basunyice, ariko byibura umwana wanjye making ashobora ko yageze mu rugo. Umusore ngo ngazakura ngo bireke ngo haraba baza kumufata. Icyakora ngo umusore ngaza gutekereza, aramubwira ati noneho urumva baraho umukobwa ibintu bye biri hariya, yarafite agatelefone kari aho ngaho akaba yabaya. Umusore ahita afata ya telefone ya wa mukobwa akuramo agasimu kadi agashyira muri telefone ye. None aramubwira ngo hamagara. Umukobwa arahamagara avugana na mama we. Noneho hari ibintu navuga ngo hariya muntu uza muri Kenya bagira by'indimi, ugasanga nk'abakikuyu bagira ururimi rwabo. Ukuriye ashobora kuvuga mu Kikuyu undi ntabyumva, undi akavuga mu Kikale bitewe nuko tribe igenda igira ururimi rwayo. Umukobwa ahita ahindura mu rurimi, ariko nta nubwo ahamagaye mama we, ahubwo ahamagaye ngo umuhungu wita Eric. Urumva witwa Eric ngo babanaga mu gipangu, ngaramubwira ngo ahita amubwira ngo mbabarira. Abivuga vuba ngo mbabarira ngo ushake ngo uhamagare DCI ngo babwire ngo ba tracking iyi namba nyine yi. Ati ba tracking iyi namba ahantu iri, nanjye niho ndi nashimuswe sinzi ahantu ndi. Icyakora umusore ndavuga Eric yabikoze vuba. Umuhungu amaze kumurongora aho ngaho muri kakumba, arangije afungura umuryango amujyana mu kandi kumba ka kabiri. Ageze mu kandi kumba asanga hari abasore babiri, urumva yambaye ubusa, bamwambaye nyine bamuciriye imyenda. Muri iyo etage yose nabo basore batatu babaga muri iyo nzu gusa, abo basore batatu bonyine. Afunguye ikindi cyumba asangamo abasore babiri barimo kunywa urumogi. Abo basore ngo umukobwa yabonaga ko nta na gahunda bafite yo kumurongora. Reka ubanza uriya wa mbere we gahunda yarafite ari ukumurongora, abandi batari ukumurongora. Ageze muri icyo cyumba abasore barimo bari kunywa urumogi, yagiye abona amaraso kuntuze ku rukuta ruraho, abahungu bari kunywa urumogi ngo baseka nka bya bintu byo muri filime. Umukobwa urumva yazenze kaye, yagize gute, ahita abona ko nta yindi gahunda. Aravuga ati mumbabarire mbanze senge. Umwe aravuga ngaho senga. Umukobwa aratangiye ajya harasenze. None asenga kubita amavi hasi nyirasenga atabareba. Kureba kuri cya gitanda babasore bariho, abona hasi munsi y'igitanda harimo imitwe 6 y'abakobwa iciye amajosi. Nyine ari imitwe baciye bakayisiga mwaho ngaho, iri aho ngaho. Umukobwa niko yahise avuga ati ibyanjye birarangiye.
abona utuntu by'imipanga by'ibiki arasenga noneho batangiye kumubwira ngo gira vuba ariko noneho kubw'Imana nuza DCI navuga ngo ni nka ribu yabo bo ni CID ndibaza ko ari CID twe yari CID mu Gifaransa bo ni DCI mu Cyongereza bo baracyakoresha DCI nibwo ni CID headquarter yabo iba Kiyambu headquarter ya CID mu birebe ibindi ndi kubabwira iba Kiyambu headquarter umusore yahamagaye ashaka kuba yahamagaye headquarter aravuga ati umuntu arashimuswe mu tracking inamba none kuva kuri office za headquarter ba tracking iyo phone ahantu yari iri banza hatari mu rugendo runini cyane bahise baza birukanka kuhagera DCI igeze kuri icyo gipangu aho babona phone nyine yiri babona n'inzu isanzwe yo kubamo bakubita umuryango ngo hasotse umukecuru aje gufungura arafungura baramubwira ati se umuntu witwa gutya barebye kuri yo bari hano atera abantu bageze hano umukecuru atereka da ntabo bagwa mu kantu aho gatse ko haranga amerekeza twerekeza nabo bakabona baratunguwe nyine bakabona ibintu ntibiri guhura barabona umukecuru ba mu gipangu bakabona n'inzu sinzira aho ngaho mbese ibintu nabo bikabacanga umukecuru baramureka ngo bagende bagiye kugenda umukecuru agiye gufunga yatangiye gutetemeka yatangiye kugira ubwoba kujugumira bahise umwe avuga ngo umukecuru ngo ko mbona ufite ubwoba umukecuru atereka reka nta bwoba mfite nta bwoba ufite ati fungura barinjira kwinjira kuko urumva bari muri flow yo hejuru babakobwa na babasore bari muri flow yo hejuru bumva umuntu ari gusenga cyane ataka cyane bahita bazamutse wa mukobwa yumva imirindi y'abantu we kubwe yagize ngo nubwo ni nk'ikindi gitero kije arebeye mu idirishya abona ni ba Eric kuko Eric nyine yari yamuhamagaye amuzi atavuga Eric ngo ndi hano bahita baza babagwa gituma batarica wa mukobwa uko niko uwo mukobwa yabatorotse yabarokotse umukobwa urumva nta myenda afite umu officer umwe amuha igishati cye aragikenyera batuma abandi bajya kureba ukuntu bamugura akantu k'agakanzu barakazana umukobwa arambara baragenda babantu bamaze kubajyana urumva na abantu batatu umukobwa bahise bamujyana kwa muganga kurumva yari yangiritse nyine urumva niba bamusambanyije mu kibuno urumva yari yatangiye kwangirika ariko nanone bagiye kugira gute barebe ko batanamwanuje sida babantu nabo ikintu bakoze DCI ikintu cya mbere yabakoresheje urumva ya mitwe barayibonye barumirwa ikintu cya mbere yabakoresheje mbere yuko banabajyana kubagira ibindi bababaza babacanye kwa muganga babapime barebe koko niba nta n'indwara bafite basanga bose uretse umwe mu rwango babiri muri batatu umwe ni utaranduye abandi babiri bari baranduye sida nuko ngo umukobwa we bahise nyine bamwitaho kugira ngo atandura sida ariko umukobwa ahita arwara ikintu kimeze nk'ihahamuka nyine y'ibintu abonye urumva yasomye urupfu arangije aruvaho arangije urwo rupfu ararurega babantu bajya kubafunga umukobwa ari kwa muganga babantu bo bajya kubafunga bagiye kubafunga umukobwa ari kwa muganga wa mukecuru nyina wa musore wo muri cya gipangu aza kureba umukobwa kwa muganga hano bamujyanye aramubwira ati umwana wanjye kafunze wambabariye tukaguha miliyoni y'amashiringi tukaguha miliyoni ubwo ni miliyoni 10 z'amanyarwanda wowe ukaretira nyine ukaretira ikibazo urumva umukecuru yumvaga ko yenda ari umukobwa amafaranga yamara kumuha amafaranga akagenda akavuga ati yenda aba bantu mwabagira urumva ntekereza ko bo yenda nakantu kabitugukwaha gakora yenda urumva bari n'abakire bakamutanga nandi mafaranga abantu bakabarekura umuganga niwe wabwiye umukobwa aramubwira ati niyo baguha miliyoni 100 ntuzemere kuko si wowe wa mbere si nawe wa nyuma baje gusanga ya mitwe y'abantu nuko ngo
mu binyamakuru urumva ibinyamakuru birandika uyu munsi hapfuye umuntu uyu munsi hapfuye umuntu uyu munsi ntuzabura urengero uyu munsi kana kaburi urengero byarandikaga bose babantu kumbi bose babantu bagiye baburirwa irengero nabo basore bagendaga babica banagendaga batanga amafaranga bakakica umuntu bagahita bahamagara umunyamakuru bakamubwira ati noneho vuga ko hari umuntu waburiye irengero cyangwa se niba navuga muvuge ko yenda bamusanze kana muri confession bari mu rukiko ibyo abasore bakonfesinze baravuze ngo bo iki nta kindi bo bicaga abantu imitwe bakayibika barangiza bakayigurisha ngo nabantu ngo ku bantu ngo babahinde bazaga ngo muri kira gihugu ngo ariko ngo akagenda kuyikoramo ngo utuntu ngo two kurobesha niba ari amafi mu nyanja ibintu nk'ibyo ngibyo nibyo bavuze ariko noneho bananavuga ngo bo nta nubwo icyo bari bagambiriye cyane ari amafaranga kuvuga ngo baracuruza imitwe ahubwo icyo bari bagambiriye cyane kwari kunywa amaraso y'abo bakobwa sinzi niba ari ibintu byabahaga amafaranga niba ari biki ngo niho bumvaga ko nibyo bari barabategetse niba ariko nabyita bo bumvaga ko kunywa amaraso ntago ngo kurara batanyoye amaraso bumvaga ari ibintu bidakunda niyo mpamvu kandi y'abakobwa gusa bari oblige kunywa ayo maraso y'abakobwa gusa iyi story uwo mukobwa uwo ngo rumva yagize ibibazo yahise anafata decision ubu tuvugana yagiye uyu munsi ni kwa gatanu nibwo afurayinze ava Nairobi ajya Australia ajya kwibera Australia yahise avuga ati Afurika mbese yahise ahabuka yagurisha ibintu bye byose ahita kuba muri Australia njyewe nzamuhamagara tugirane ikiganiro nawe ibi bintu rero uwo mama yambwiraga ati hari ikintu nibaza kubera iki stile aba bantu bicagamo bo muri Kiyambu kuki isani ya Kazungu yabaye muri Kiyambu kuki umudama akambwira ati nge ndumva difishi kuki ibi bintu bimeze nkaho bijya gusa kandi koko Kazungu yabaye Kiyambu nuwa ngo izo quartier zose Juja Ruyuru na Kiyambu town hose ni muri Kiyambu ntabwo yagize ba Nairobi yabaga muri Kiyambu ariko ati kuki ibyo bintu byose bihura kuki Kazungu nawe yicaga abantu akabakuraho imitwe ikindi hari amakuru ari kugenda avuga ko Kazungu ngo kuri account ye ngo hariho miliyoni 24 ziri blocked ivyo bintu ndaza kujya guperereza menye ese haraho bihurira ese Kazungu arafitanye contact nabo bantu kuko igihe Kazungu yaviriye hariya nibyo scenario isa naho yabaye bafasha abo batatu bafata nabo babiri bari baje babatwaye mu modoka barabavuze ariko izindi trace barazibura nibaza ngo ese Kazungu imitwe y'abari abakobwa yayishiragahe kugera n'uyu munsi ngenda cyabyibaza ese Kazungu niba iwe yaremeye akavuga ati ngewe nisha abakobwa batandatu bakaza gucukumbura bagasanga n'abantu benshi nta nubwo bivuga ko ari hariya gusa kuko ngo sinaho honyine yagize inzu yayigize no muri Mahoko i Rubavu n'ahantu henshi Kazungu muze gusaka umuntu witwa Theodore ni umunyamerika yapfuye ku itariki 24 z'ukwezi kwa mbere muri 1989 nawe yari umusiriyo kira wicaga abakobwa muze kumushaka kuri Google aba bantu bose abasiriyo kira benshi ntabwo akenshi hari umuntu bibashinje bo barabyivugira noneho uwo Theodore ni ubwe waje kujya gukonfesinga aravuga ngo nisha abantu nicaga abakobwa yarashakanye n'umugore barananiranwa babyarana umwana umwe bamaranye imyaka banza ari 6 babyarana umwana umwe ariko yicaga abadamu gusa aza gukonfesinga baza kugeza n'isaha urumva afite 89 ariko kugeza n'isaha ni perezida ryo muri Amerika ntago baramenya ngo yisha abantu bangahe icyakora abo byamaze kumenyekana 30 abatanze ubuhamya 36 abandi bagikorwa iperereza bagera muri 80 ntabwo umubare w'abantu yishe uramenyekana nawe ubwe baramubajije ari imbere bamujyanye polisi iri kumubaza ese wisha abantu bangahe mu byukuri tubwiza ukuri wisha abantu bangahe atangira kujya mu mibare
bamuha akanya buriya mu nzego z'iperereza cyangwa se bari kukubaza ntabwo bagushyiraho haraga, barakureka, ntabwo bakwihutisha rwose. Barangije ibaze ku muntu kumuha iminota nka 30 ati tekereza ku bantu wishe tubwire mu by'ukuri ni bangahe. Iminota ishize ati nananiwe kubabara, ati ni benshi, ati ni benshi pe. Bamushyiraho cya cyuma kitabeshya, basanga ibyo avuga n'ukuri. Yisha abantu benshi cyane, benshi cyane. Kazungu rero ibintu bye ni ibintu abantu sinzi ukuntu ngewe ku bwanjye nabivuga byarenza abantu, ariko buriya ribu ibi serious cyane. Ikindi twasaba ni ugucunga Kazungu cyane. Iyo urebye mu documentary y'abasiriyo kira bagiye babaho, bagiye biyahura, abenshi bagiye bapfa biyahuye, kuko ashobora kwicara akareba akavuga uti abantu nishe. Kuko narabikubwiye ngo umuntu uburi umuntu ujya gukora biriya bintu aba yagerageje ibintu byose, yagerageje kwiyahura, yaragerageje ibintu byinshi bikanga. Dushobora kuza kumva Kazungu yiyahuye, simbabeshye, kubera ko dushobora rwose kuza kumva itangazo rivuga ngo Kazungu yiyahuye, yiyahuriye yenda muri kasho, yenda yaragiye kugira gute. Bamucunge cyane, kubera ko hari ikintu kibaho, umuntu akavuga ngo nakoze ibyaha byinshi, narahemutse, nzafungwa burundu yego, ariko se byonyine kujya hari ubwo buri umuntu akora icyaha, bura uzarebe y'umuntu yenda tuvuge nk'abantu bafata utwana ku ngufu, iyo ari kugafata ntabwo yumva ko ari ibintu byahatari, ariko iyo babujyanye mu rukiko cyangwa se ari kusobanura, nibwo aba yumva ibintu yakoze, nibwo aba yumva uburemere. So uriya nawe ashobora kwicara akavuga ati mana yanjye, yenda bashobora kunkatira burundu, ariko se abantu bo muri gereza, kuko gereza naho haba hari abantu kandi nabo batakoze ibyaha byinshi. Henda hari uwibye se, hari uwasinyeshe kitazigamiye se, hari uwakubise umuntu se, hari ibyaha birarutana bro, kuko uragerayo warisha umuntu n'ubundi nubwo ari muri gereza, ariko abagutinya aravuga uriya yishe umuntu sha, wajya ku urugero mwajya ku uriya yishe umuntu, kuko buri muntu wese abagutinya bro. Kumva ngo wisha abantu 100 buri muntu wese abagutinya. So ushobora kureba ukavuga ati n'ubundi nta gereza mu Rwanda tugira ifunga yonyine, umuntu abo bagushyira mu gisare. Hari n'abavuga ngo hari n'abantu ubuzima bunanira hano hanze, akavuga ati ngewe ngiye gukora icyaha banjyane kwirira impungure, kuko abona ubuzima n'ubundi bwamunaniye hano mu gihugu. Akabatereka nge nigendere Madrid, bazajya bampa ibiryo by'ubuntu, akabona niho ubuzima bworoshye, ni naho bugenda neza. Abakina, bareba filimi, mano byose hari abantu babitekereza gutya, akanaliza iyo mibare akayanaliza, akavuga ati n'ubundi ntacyo ndi kumara, n'ubundi ntacyo ndi kugira gute, akagenda akanikora business, akazajya. Wari ko hari abantu batunze imiryango bari muri gereza, hari abantu batunze imiryango rwose. Umuntu n'urugero umudamu buri weekend akazajya agemura, ariko amafaranga yo kuzajya mu butaha umuntu uri muri gereza akaba ari uyamuha, akamuha nayo kujya gutunga umuryango. Urumva bitewe nibyo, kuko bavuga ko hari nko muri gereza ngo ibintu ngo abihenze, kuko kubibona nyine biba bihenze, ibintu byaho biba bihenze, biba bigize gute. So rero urumva ni n'ubundi abari societe nk'izindi, abari iki, urumva. None niba umuntu n'urugero dusoze nk'ura mutipe uvuye ejo bundi wari wafungiye utuntu twa drone, ageze bakavuga ngo agahura na Kazungu ati niwe wicaga abantu. None se umuntu wabishe ari hanze zineza ko inzego zikuzunguruka, igihano bari bumuharu kujya kumufunga, ageze hari none se wamugiriye umubwiye n'ubundi nawe yakwica. Kuko niba banywa amaraso, niba bari inyota kunywa amaraso, n'ubundi babajyanywa hari, n'ubundi yavuga ati iyo nyota ntabwo ibizashira, avuga ati n'ubundi ndi hano ndafunze, nta kindi ndi bukore. Usanga ngo n'abantu bakoresha amatelefone bavuga nk'ikirundi ngo MSN kohereje amafaranga ngo kanda kangahe, usanga bari muri gereza. Kora kavuga ngo nakoze icyaha ntabwo bari bumfunge kabiri, baramfunga rimwe, n'ubundi ni kwa kundi ntabwo bongera kumfunga, baramfunze byararangiye.
Kazungu nkavuga ngo se bamucunge cyane kuko ibyo byose ashaka kurira akavuga ati nubundi nzajya muri societe abantu bazaba bantinya niba agifite conscience, niba agifite gutekereza nk'umuntu, niba bitararangiye ashaka kwicara agatekereza akavuga ati ibi birutwa no kuko ibyari byo nawe ubwe kwibona muri societe ndavuga isanzwe itari kuvuga ngo kujya kugororwa, buriya nawe yamaze kubyibagirwa. Ashaka kuvuga ati rero nubundi ahantu hose nzajya ntago nkwiye kuba awe akanicira urubanza, ntago nkwiye kuba ndi muri societe. Ashobora kwiyahura yiyishe kuko ndi kugira ngo abantu bose bakora ibi bintu bya serial killing usanga bapfa biyahuye. Nk'uwa Theodore nkubwiye yapfuye yiyahuye, n'abandi benshi uzabona bapfa biyahuye. Nta kindi baba basigaje kuri iyi si, nta kindi na kimwe baba basigaje kuri iyi si. Rero Kazungu bamucunga cyane kuko rwose tuza kukumva ati agafatana atanavuze ati yenda abo nishe hano nabashyizanga, abona nishare nabashyizanga, ku buryo abantu babona ubutabera. Ariko nanone ibi bikatujyana ku kintu kivuga ngo hari ikintu cyo kuvuga ngo abana b'abakobwa cyangwa se urubyiruko muri rusange nta kazi rufite. Kuko niba Kazungu aza mu kabari akareba umwana uri gukora umwuga wo kwicuruza akamubwira ati tujyane yenda ndaguha 20,000 bakajyana, nuko nyine ibyo 20 baba bikeneye. Ntekereza ko nta muntu ukora akazi k'uburaya ariyo mahitamo, biragoye, ariyo mahitamo rwose. Akavuga ati ngewe iwacu bafite buri kintu cyose ndi sawa ariko amahitamo yanjye ni ukugenda gusambana. Ntekereza ko ntabikora nk'amahitamo, n'ubuzima. Ubuzima rero nuko nyine ubuzima nyine abantu nta mirimo bafite, urubyiruko nta kazi, mbese ibintu ntabwo byoroshye ku rubyiruko. Usanga ari byo none biteza ibyo ngibyo. Ariko nanone ugasanga na bya bindi harimo ngo bya Kigali bishe abana, ngo abana navuga babatinja bari mu bintu byo kuvuga ngo dutwike, ngo tujye ngwahiye, ngo hagize gute. Ugasanga ibyo bintu byo biri kubajyana bikarangira bari kubura ubuzima, bikarangira bari guteza ibibazo. Navuga ngo mbese bari gusiga igihugu kiri kubura imbaraga, kiri kubura amaboko. Ibintu bya Kazungu umuntu arabitekereza kumva ntabwo bishoboka, kuko buri wese ubyanariza aravuga ati se mu Rwanda umuntu nka Kazungu abikora gute? Rero nababwiye uriya muntu Joseph uri yubaruye kuri mobile money, ntekereza ko nawe bakamubajije bakamushatse akavuga ati uyu Joseph wahuriye kugira ngo Kazungu ko ari umuntu mukuru ufite imyaka 34 akaba afite indangamuntu ngo yibaruze kuri simcard, byagenze bite kugira ngo umubarurize simcard yawe abari yazajya akoresha? Kuko Kazungu ni umuntu mukuru. Ikindi ibaza umuntu batekereza ariko kugira ngo uri umunyarwanda man ari mu Rwanda ariko umwirondoro we kumenya niba ababyeyi baba bariho cyangwa barapfuye bikaba bitari koro. Kazungu dosiye ye abantu bari kubibona gutyo, ariko ntabwo ari ibintu byoroshye. Kazungu mbese ntabwo ari umuntu woroshye, ni ibintu yari yaraplaninze igihe kirekire. Umuntu abona ko yari plan igihe kirekire, kuko niba umuntu afata inzu, impamvu uvuga ngo ngewe ku bwanjye mbona ngo ni plan igihe kirekire. Niba umuntu afata inzu akaza akayikodesha, agafata gahunda yo gucukura umwobo, agacukura umwobo, ibyo bintu nuko abazi ko azabikora igihe kinini. Ntabwo waza uje gukodesha inzu y'umuntu utangira ucukura umwobo uzi ko ari iki. Ikindi turebye muri Kigali abantu bakodesha inzu bitewe nta kazi se na ndruwa se n'iki bintu nk'ibyo. None
Kazungu buri wanarije iriya nzu yagiye kuyikodesha iri hariya, ntabwo yakoreraga i Kanombe, ntabwo yakoreraga byibura hafi yaho, yaragiye kuyikodesha arango bigende gute? Kuko unarasanga bari abakobwa benshi ntabwo arabo muri la quartier hafi, yenda uvuga ngo yarayegera ahantu hari ibyana nkuko abantu babyita ngo ari ibyana byiza, ntabwo arabo muri la quartier hafi. Yabakuraga nuvuga ngo yabafataga urugendo rurerure akabazana bakaba bari aho ngaho, kuko muri la quartier nta bantu barataka ko babuza abantu, ntabo nuvuga ngo n'abari kugira nabi Rubavu, mbese na ahantu hagiye hatandukanye, aho muri zo quartier nta bantu barataka ko babuza abantu. Bivuga ngo rero Kazungu ni ibintu yarafitanye gahunda, yarafite gahunda y'igihe kirekire, ndetse hari ibintu yapanze, bigakekwa ko ari ibintu rero ashobora kuba yaravanye aho ngaho muri Kenya. Bikanakekwa ko Kazungu atari byo bintu, atari bwo bwa mbere yarakoze ibintu bya human trafficking. Ntabwo ari bwo bwa mbere yarakoze human trafficking. Reka mbahandi makuru. Hari abakobwa babiri, umwe w'Umugande n'undi w'Umunyarwanda. Abo bakobwa bari bafite gahunda yo kujya Saudi Arabia. Bashobora kuba bari muri zira gahunda zo kugira ngo bajye mu ntuza, bajye muri biriya byo gushakira abantu akazi. Umugande aza guhamagara w'Umunyarwanda, umukobwa w'Umunyarwanda, ariko ibyo ari byose muri Uganda hari y'umuntu w'umusore ufasha nyine abantu kwambuka mu buryo butemewe n'amategeko. Umukobwa yari Umunyarusizi, yari Umunyacyangugu, ava Cyangugu araza marimari aratega agera i Nyagatare. Bari bafite gahunda, umuntu wari uri hakurya, hari n'undi wari uri hakuno mu Rwanda, wari uri hakuno agomba kwambutsa umukobwa akamujyana akamugeza muri Uganda, bace ku ntuze ku mupaka ni bari wa Rwempasha, sorry umupaka ni Panya yitwa Rwempasha. Sinzi ukuntu, niyo mpamvu mbwira ngo man, dufite igihugu cyiza, dufite ubuyobozi bwiza, dufite, niba umva byanga azapfuko. Umukobwa yavuye Rusizi afite gahunda yo guhita yambuka, babipanze ibyo byose babinogeje ngo baze guhita bajya Saudi Arabia. Sinzi nawe Saudi Arabia, ariko ni mu gihugu kimwe cy'Abarabu. Araza ageze Rwempasha, wa musore ugomba kumufata nyine umwambutsa aramubwira ati, urumva yateze bisi, bisi iraza imugejeje muri gare ngo ni ya Nyagatare, aramubwira ati fata moto. Amubwiye ngo fata moto, ari kuri moto haza indi moto bakurikiye. Moto iraza, uko bagenda moto bakurikiye ngo bageraho umukobwa agiye kuva kuri moto ahure na wa musore. Ya moto yaje bakurikiye nayo irahagarara, asuza wa musore, bahagaze aho bagiye kubona abona undi muntu abahagaze iruhande. Ati niko mukogiye? Umukobwa ati ntaho. Abaza umusore, se uyu mukobwa nta gahunda mwamufitanye? Ati ntayo. Ariko urumva inzego zazifite amakuru bro, zazifite amakuru. Ntibwaje kubabwira ati noneho muze tugende kuganira. Umukobwa se ntiyaje kubikonfesinga, akavuga ati rwose nari ngiye Uganda, tugiye kujya muri Saudi Arabia niki. Icyo gihe hari n'abantu bahuza, hari umugabo umwe nigize numva naka audio numvise ari kuvuga ngo Kazungu iriya na karakazi babonye ka Dubai n'ibiki bishobora kuba ari ibyo bintu byo gucuruza, kuko murabona ko Abarabu abantu bose, abakobwa bose bagenda muri biriya bihugu bagateseka. Mwabonye abanyarwanda basakuza, mwabonye bo mu bindi bihugu basakuza ngo bafatwa nabi n'iki. Ni Abarabu babikora, ni muri biriya bihugu by'Abarabu. Ntabwo uzumva umuntu wagiye mu kindi gihugu ngo avuge ngo bamufashe nabi bagize gute. Muri biriya bihugu bya Saudi Arabia sinzi ni kariya kazi. Rero Kazungu ashobora kuba n'iriya kontra babonye ngo y'abantu ba Dubai ari ibyo bintu bakoranaga, kugira ngo azajya anakora izo deal, bamuha amafaranga, ari nayo ashobora kuba yari ari kuri iyo konte miliyoni 24.
dosiye rero Kazungu ni ibintu bigenda bigaruka bicengera umuntu akibaza ibyo ari byo, abantu bumiwe bagize gute, ariko nanone hari ikintu byigisha, byigisha urubyiruko rw'u Rwanda ko umuntu akwiye kubafisha cyane cyane abakobwa, cyane cyane abakobwa rwose. Umuntu azi yabibwa yego akazi karabuze, ariko nanone ntabwo ari kubona uko umuntu uhuye nawe no musore umeze neza ngo ino duhite tujyana nkugire gute. Bundi hari umubanza sinibuka igihugu cyari yaravuze ngo ni mu cyongereza avuga ngo iyo ubona deal are good, you wanna deal is good, always think twice. No ngo iyo umuntu aguhe propose akaguha ibintu kumva nyine ntabwo biroroshye, umuntu akurira business ziza ngo ngwino ngo ushora ng'amafaranga ngo nta kintu uri bukore ngo ushora ngo miliyoni 100 cyangwa 100 ngo ku munsi uzajya ubona 50 cyangwa 100. Nta kintu wakoze ushora 50 100 wunkuye 50 ku munsi, nta kintu wakoze. Atavuga ngo yo wumvise deal are good, please think twice. So ku bakobwa mu gihe tuzajya tubona deal are good, always think twice, kuko bizarangira uri kubura ubuzima, nabwo nayo amafaranga washakaga ntuyabone byose. Uri kuvuga ngo ngiye gukorera ariya yenda ntunga umuryango wanjye, birangira umuryango ukubuze nawe ubwawe utitunze. So Kazungu rero navuga ngo yacanye abantu ku maso, cyane cyane rwose bashiki bacu, bavandimwe bacu, barumuna bacu, bakuru bacu, dukwiye kubafisha. Ariko nanone n'abantu bagerageza ibyo bintu mu Rwanda rwose, abo bantu bongera gusubiza abantu mu bitekerezo, bongera gutuma abantu amateka twaciye marahagije kongera kugarura ibyo bintu, umuntu akavuga gute. So rero ibyo narinje kubadetingaho by'amakuru ahari ari kugucicikana, ngewe ubwanjye muri iyi minsi ngiye kuzigenda muri Kenya. Ibyo mubwiye nzabizane, umuntu ari kubivuga nabivuga mu Giswahili nisa, nabivuga mu Cyongereza nisa, gusa nzabizane ngiye no kureba koko niba abo bantu muri dosiye ziri aho ngaho, ese hari umunyarwanda witwa Kazungu Dennis Kariryo riri ku byangombwa waba yarigeze afatirwa mu bintu bigize hano. Ngende kubaza rwose, nzajyayo, I assure you. So ngarutse rero kuri video nakoze, hari abantu nagiye kubona bandika mu comment banyita ngo sinzi ngo maneko, sinzi ngo amakuru, sinzi iki. Nibyo nababwiye, abanyamakuru bakora inkuru z'ubucukumbuzi bo bakora ubucukumbuzi mu buryo bwo kugira ngo batanga amakuru. Ntabwo ngenda umukozi wa RIB, sindi na polisi ikora na RIB bakora amakuru yabo, cyangwa se bakora iperereza ryabo kugira ngo batange ubutabera, bakora investigation, babone ibyo bazajyana mu bushinjacyaha gutyo. Ngewe nkora izo follow up z'izo nkuru, nzikora kugira ngo ntanga amakuru. Icyo ni kimwe. Kubavuze ngo passport, iriya passport nerekanye ntabwo ari iya Kazungu, ni yanjye. Ariko niba mwumvise neza, navuze ngo mu Rwanda hari diplomatic passport, akaba na ordinary passport. So nagiraga nyereke ku bantu batanga, navuga ngo iyi niyo nk'iyi nyine, navugaga nk'urugero, navuga ngo nk'iyi ni nkayo Kazungu afite. Ntabwo iriya passport ari iya Kazungu, ko nta bubasha mfite bwo gufata ku byangombwa by'umuntu. Iriya ni yanjye, nabahaga urugero mbabwira ati this is uku niko imeze, uku niko ibintu bimeze. Ikindi, ntabwo mvugira Kazungu, nta nubwo mvugira uwo ari we wese. Kazungu ntabwo Kazungu abantu bavuze ko, cyangwa se nawe ibyo yivugiye nose wabihakana urinde, ntabwo yarabyivugiye. Ikindi, ibimenyetso byaragaragaye, abantu basanze imbavu mu rugo bagize gute, ubuhamya buratangwa. Hari numvise ko hari umukecuru ngo yanahamagaye ngaramubwira ngo amaze kwica umwana, aramubwira ngo umwana ngo yamwohereje, umukecuru ngo arangira amubwira ngo ariko umwana ngo ntabwo namubonye. Umva. So ntabwo rero mvugira Kazungu, ntabwo ngira gute, ngewe nkora investigation iyi nkuru nkuko nzajya mbakorera n'izindi.
natangiye channel ya video kugira ngo tuzajye tureba byo amakuru abantu batazi, turebe dukora ubusesenguzi bumwe na bumwe aho bishoboka, tubabwira amakuru ko ameze n'iki nta kindi na amakuru, just update. Ikindi ivyo mvuga hano bimwe na bimwe ibyo nshyiraho comment igihe mvuga ngo uko mbyumva biba ari uko mbyumva, ntago bikora uko ubyumva. Ntabwo statement yanjye ari yo kuri, statement ni ya RIB ni ko iperereza, RIB ni izi this and that, kandi urwego abanyarwanda bagira icyizere inzego z'umutekano 98 n'ibice 9% ugende kuri report ya RGB, sorry ya RGB. Ntabwo rero inzego ibintu zatangaje biba ari ibyo. Turacyategereje RIB mu iperereza, iracyakora iperereza tugira ngo barebe uko ibintu bimeze. Gusa ayo niyo makuru ngewe ngenda baha kuri Kazungu. Gusa Kazungu arakomeza acanganya abantu, kuko kugira n'iyi saha hari ibintu byinshi abantu bataramenya kuri Kazungu. Niyo mpamvu ngende yavuze ngomba kuzababwira, nkababwira nti uyu Kazungu bimeze gutya, byagenze gutya, ibyo byose nkuko amakuru mbagenda nyagira. Kuko Kazungu uraza no gusanga atarabikoze mu Rwanda gusa, yenda yarabikoze n'ahandi. Yenda ya passport banasanze yenda yari ya kenshi, kuko umuntu w'imyaka 34 yanafashe passport afite imyaka 19 cyangwa se 20 ninga, iri akaba ari ya kenshi. Bashobora no kujya muri immigration bakareba ese Kazungu mu byukuri iyi passport ni ya kangahe. Kazungu mu bihugu yabayemo byagenze bite, ese nta gihugu cyamudeportinze, ese nta gihugu, ibyo byose bakareba. So ntabwo rero mbikora kugira ngo ngiye mba ndi kureba nk'umunyamakuru nkavuga ngo umuntu abakwiye guha abanyarwanda amakuru, uretse ko kumva ngo Kazungu yisha abakobwa ntituzi niba abakobwa ari bangahe, ntituzi nawe ubwe ashobora no kuba utazi ari bangahe, kuko umuntu ashobora no kwibaza ngo ese amaraso yayashyiraga, kuko umuntu mwiciye mu nzu, abantu 12 umaze kubicira mu nzu, ibihimba ukabitwara ukabishyira mu cyobo, imitwe sinzi aho yitwara, amaraso y'abantu 12 cyangwa se bangahe, uko wagenda uyakoropa aho ngaho byanga bikunda uzagende kwibagiro kuri akuntu bakoropa amaraso yabahashi yakanya, amaraso atangira kunuka n'isaza. Ese amaraso yagiraga gute? No mpamvu vuga ngo bishobora kuba byenda bihura n'iriya story y'abara bahungu, yenda nawe yaranywaga amaraso, never know. Ntawamenya, ntabwo mbimushinja kuko sindi umushinja cyaha, ariko ngewe nibyo ndeba nkavuga ngo ese amaraso, kuko ntabwo uretse kuba umunuko waratangiye kuko bari gukuramo bare abantu, nibwo umunuko waje hariya, ariko mu gihe cyose nyirizo yajyaga kumwishyuza nta munuko wigeze uhaba. Bivuga ngo hari aho yari yarashyizeho yarabatabye ni sawa, ariko si amaraso, kuko amaraso ntabwo nanone yari kuyayura ngo agire, kuko ntabwo abantu habiciraga sinki nkoko cyangwa se ngo umwicire mu ibase ngo uze amaraso kuyaterura yigende yagire. Byabyo byose abantu bicaga bararwanaga, barabanzaga kurwana bakagigira akamukata umutwe, yenda akamujomba n'icyuma mu munuza agahinguranya, amaraso akameneka aho ngaho. Iyo uri nuwango weho muriza amaso urebye iyi video wumva umutima ugiye nko kukuvamo, wumva umutima ugiye nko kukuvamo. Narebye video y'uwo mukobwa ari kwa muganga bamufashe bakurube, aho uwo mukobwa nakubwiye wagiye muri Australia, numva agahinda karanyishe, nayirebye numva ntabwo turi kwisi bro, ntabwo turi kwisi.
ibya kazungu ni birebire gusa yenda tuzagenda tubigarukaho ko n'izindi si ibyo gusa n'izindi article zigiye zitandukanye kubwanjye numvaga kazungu ibyo yenda byanarenze ahubwo niyenda umuntu ashobora no kuza kuba bizenda tugategereza inzego ariko ayo makuru maze kuyumva ndavuga ntese reka nyasangiza abanyarwanda gusa ntago nya confirm nzajya kwa confirm ngiyo nzigendera muri Kenya. I'll bring you the video. Sure, I bring you the video. Kwa muri iki cyumweru. I think so. Muri iki cyumweru I have it Friday nkajyayo. Aho hose bo cyakora kiyambuso ko ntabwo mpaza ariko nzajyayo nzabariza nko mama and bundi ngene mpure kurumva umukobwa agiye Australia we dushobora kuvugana kunuza kuri video ariko noneho uwo mukuru we ndavuga uwo wagiye mu Rwanda yagiye wari uri mu Rwanda yagiye Australia kuko urumva banatuje amahirwe yo guhodinga umuntu ari kuzana nda ibyashara hakaza gukora business mu Rwanda. Ariko ibyo byose byaba bibabaje cyane usanze iyo dossier yabo bantu bicaga abantu babarongoye mu kibuno bakanywa amaraso yabo imitwe bakayigurisha ku bahinde usanze Kazungu yarafitanye nabo dossier gusa iyi dossier rwose ya Kazungu nukuri abanyamakuru benshi bari kwikurikirana nanjye kubwanjye ndumva rwose nzagenda nkurikirana ndebe ibya Kazungu rwose ku buryo azakonfesinga tukumva icyabimuteye n'igiki byari byagenze bite ese bitangiye ryari ese yakuragamo amafaranga ngaye ese yakoranaga nabande ese so and so forth. Ibyo byose ndumva nzabikurikirana nkareba ariko nanone atari nibyo yenda byanga bikunda urubanza rwe rushobora kubera mu ruhame kuko butabera bw'u Rwanda nabwo abacamanza basigaye barabigize buriya gucura umuntu urubanza mu ruhame biba byiza kugira n'abandi bibabera isomo ariko ahantu afungiye rwose bamurebe cyane kuko urumva nta kintu abasigaje buri umuntu udashobora kwiyahura ashaka kuvuga ati yenda nagize gutya bende bazankatira umwaka nzahokora mvemo ariko noneho yo uri ku cyaha nk'icyo cyo kwica abantu uvuga ngo uzagenda n'ahantu yenda babe banaguha kato never simbizi ariko ntekereza ko byari byose umuntu wisha abantu umuntu buri wese yagutinya Kazungu uyu munsi niyo bamurekura bakambwira ati turakuretse subira nta hantu yaba ndakubwiza ukuri nta hantu yaba muri iki gihugu yazajya agira mu mudugudu yajya guturana abandi yakodesha inzu nta muntu wamuhinzuye kireka yubatsiye ariko buri wese ntabwo ari uguhana kato sinavuga ngo yenda abanyarwanda bagira umuco ariko nanone urabyumva nose umuntu wica abantu gutyo ni gute sutagira ubwoba muturanye ni gute utagira ubwoba buri wese yagira ubwoba ndetse cyane buri wese yagira ubwoba ndetse cyane akabatishwe urumva rero niba umuntu ari kuri iyo level akaba anafite ko ari umuntu utekereza neza rwose bamurebe neza kuko ubuzima bwe ashaka kuvuga ati reka nibundi ntacyo nsigaje akagira gutya akagenda akiyahuza ishuka cyangwa mbese akaba yakwikora ibindi ugasanga birarangiye so nibyo ngibyo rero nashaka kubasangiza by'uyu munsi amazina yanjye ni Kame aha niho tuzajya tubana ushobora gukanda subscribe kiganiro ukagisangiza abandi nzajya ndeba nihaye gahunda yo kuzajya nkora ubusesenguzi cyangwa se mvuga no kuzindi nkuru amakuru mutaba muzi ariko nanone ngenda nsura abantu ndeba ese mu by'ukuri abantu babayeho gute bese ni projet ni ubwoko bw'ibiganiro turimo turategura gusa ntago turabona kamera turacyashaka kamera bini telefone ndi gukoresha ariko mu minsi za yenda ibintu bizakunda kubw'Imana ubundi dutangire dukore akazi twubaka igihugu dutanga umusanzu wacu ntabwo ngiye mfite imbaraga yenda nazo ndazifite ariko yenda imyaka nararengeje zo gukorera igihugu mu buryo bw'ingabo bw'umutekano umuntu ashobora gukorera igihugu mu buryo bwinshi gusa nuko icyo buri munyarwanda wese yakaba yashyize imbere ari kuvuga ngo
tuvuga ngo tugendere dusigasire ibyo ababyeyi bacu ababohoye igihugu bubatse kugira ngo bitazajegajega, ubundi tubeho nk'inkotanyi, tuzasaza inkotanyi, tuve mu isi nk'inkotanyi, byose. So murakoze cyane.